Naramutse. Ninakubwiye. Nzabe gusubiriyemo cyane. Iki? Ko nakubwiye kutazongera kunyitana. Jendi. Nese ntarimo. Madu, genda. Nta twavuga kimwe nta n'ubusobanuro bwawe nkeneye. Ibi bintu muzabyicuza. Genda amafaranga amaze kuyagushyira kuri telefone. Guma n'amafaranga ariko ibintu muzabyicuza. Ntabwo nyagusabye ngo uyasubize navuze ngo genda. Muzabyicuza. Umva mbona ari umwana mwiza. Uvuga neza, ufite umutima mwiza, usa neza. Simbwira. Mbwira iki mama? Ubundi cyagiye nagazi ko cyagiye. Uravuga umugore wanjye Madudu. Wazareba ukuntu bigira. Nta kibazo. Yes, sibiriya kandi ni ibiki? Bega. Amaraso, umupira. Bega. So abantu bo kuri irembo koko bazi byahabereye. Amaraso, umupira. Subwo abantu bo kuri irembo bazi byahabereye koko. Bega. Subuso umuntu baba bahicera. Kambazaho kuri uru rugo ndebe ko byagenzera. Mwaramutse. Murabona none se mwamenye ibintu byabereye ku muryango wanyu? Ni ibiki ko ntabyo namenye? Natambukaga babonye amaraso n'umupira uriho amaraso ku muryango w'iwanyu. Mwana we, ni ibiki? No waje kureba. Mwana yanjye we, Bikira Mariya Mana nyiri mu mwami ni mupira n'umwana wanjye ibintu ni ibiki? Abona ngo mamwice. Oya humura mukecuru. Oya wimumuri. None se ari hehe? Ko yagiye ejo akaba atari mu rugo hanyuma ari hehe? Wamukobwa urambwira aho umuhungu wanjye ari niwe unyeretse ibintu. Mukecuru natambukaga mbibonye ku irembo ryawe ndavuga ati subwo wabuze ibyabaye cyangwa niyo mpamvu nkumanze nkaza nkakubaza uko byagenze. None se ko ari wowe ukomanze bwa mbere waruciye aho ujyaye urambwira kuki ubibonye ukaza kumbwira ugakomanga ku rugi rwanjye? Ninde umwana wanjye yagiye? Ni wangambanira umwana. Mukecuru ngiye ntabwo namugambanira, ngiye ndi umugenzi utambuka. Mbabarira reka ndebe n'ubwo ufite aho mu kikosha. Warebye si mukecuru tuza nta kikuba cyacitse. Se mama babifungura gute ibingibi? Kandi mwe abakobwa nimwe muzakora ikintu ku basore. Mukecuru tuza tumanze tujya mu rugo turebe ibyo ari byo ibindi turaza kureba ibikurikira. We nturisha uwo mpamvu tugende mu rufatira umupira w'umwana tujye kuwufata. Ntacyo ntuzaho ntarabona umwana wanjye. Mukecuru tuza turaza kumenya ndaza gukurikiraho ikibazo cyateye kugira bashyira umupira hariya abe n'amaraso. Ese kumbwira ngo ntuzuze aho wamushyize? Icara. Ese kumbwira ngo ntuze wabuze aho ari? Ese ubundi wavaga he wajyaga he kugira ngo noneho ube ari utangira kubibona? Genda umugenzi wigendera. Nta n'igihe kinini maze aha ngaha ku buryo naba nkuzi cyangwa muzi n'uwo muntu uvuga ko bagiriye nabi gutya. Ese kumbwira ngo bagiriye nabi gutya? Ye baba we do ni mundebere. Ntureba niba ibyuma birimo ngaho ndebere. Ye baba manikiza we ariko mana yanjye ibi ni ibikiko wa mukobwa we. Reka mubwire uza aho uyu muntu ari. Mbwira ahantu ari kuko jewe uri kumbwira gutya kandi uyu mupira do bamunigishije ibi bidodo iba mumanikiza we do ni mundebe umurandebera mw'abantu mwe kuko. Mukecuru icara utuze bisobanurire. Baba we ntabwo natuza ntaramubona. Je ntangwe
inaha mpamenyereye ku buryo abantu bangana babazi. Icara utuze ngiye nkubwire njyewe ndi umugenzi. Ngiye mvuye muri Amerika nta n'icyumweru mpamazina ku buryo nabanze abantu bahangaha gutya. Nguvuye he? Mvuye muri Amerika. None ubwirwa n'iki bintu? Ngiye natemberaga ntambuka. Rero sinamenya pe ko byagenze, ahubwo wakwicara ugatuza tugakora iperereza tukareba basi ko yaza kuboneka. Ubwo uzi ko nkumva ndagukeka dukora iperereza hino twamagara ubushinjacyaha tukabaza tukareba ko yaza kuboneka. Hari igihe ashobora kuba ari n'aha hafi atari we bagiriye nabi. kumbwira ngo urajya gushaka abo bashinjacyaha uzi aho bashaka? Mukecuru, twashaka ubuyobozi tukashaka nyine kuntu tumenya ikintu cyateye kubona uyu mupira n'amaraso ku muryango w'iwabo. Niba wabona ubishobora kuko dore jyewe ndashaje ngaho mfasha ugenda umushakira vuba wakabyara. Yego mukecuru. Akira n'ibyawe utavuga ngo hari icyo nakwanga. Yego. Ndagaruka mu kanya nkubwire ko bigenze nzanye n'abayobozi. Genda amahoro. Yego. Naramutse. Ninakubwiye. Nzabe gusubiriyemo ryari? Iki? Ko navuga kutazongera kunyitana. Cindi. Nese ntarimo. Ayuwe. Ese mukecuru wowe ngo nagushaka kuba mabukwe use nk'amazi yameneye. Nigiriye shopping. Ngonde ukuntu menye baba. Sumva nagukoze iki? Nukuri mba n'ikimba nagukoreye ku buryo kunzira bigezeho. Kuba nari musuje ngo waramutse ngavuga mabukwe. Nicyo cyari kibaye ikibazo kugira ngo umenye hano hasi be nakakaje. Ayuwe umutima. Ayuwe mu mutwe. Jembo ndera muyiyenzi. Sheri barangije kwita mugasoje. Umugongo. Nasoje ko nyine. Anyishe. What happened? Anyishe. Mubaze. Byageze bite? Mubaze nyine. Sheri n'ibiki binabaye? Ni mubaze urabase nge ntatose. Mubaze. Ayuwe. Byagenze bite? Uye we. Mama yihuka. Kirabona ndi kubabara. Ayuwe. Sheri ubwo bakora mugabo. Muganga sengegera imbere y'umwana. Nese mama bigenze bite? Narakubwiye. Wambwiye iki se nyine kutavuga? Unyumva. Ni nyine n'iki cyabaye? None agiye ku. Wongeye gufata n'isereri se? Oya pe. Ibyo kukwica. Amiritse kuri. Madudu ninde wageze hano ushaka kwica mama? Ni Madudu ni wowe. Ayuwe. Mumbariza ikintu namutwaye. Uvuze ngo iki? Kuba mvuga ngo ntabwo byatuma nyica. Matuze. Kandi cyari Matuze. utagira icyo bikoraho. Asa sheri wowe banza wumve n'ukuntu bigenze njye nahitse cyangwa sinzi ko ngiye gushopinga. Waza kwicara mama wawe? Nise namwica kugira ngo bitagenda bite. Ahubwo mama wa kare wowe yiyenze ko arashaka no kugira. Twafashe amazi ushaka kwicara mama. Nyine tuzawumva umugeni. Tuza ntabwo ibintu byose ari amahanga. Mama gato. Nyine wowe tuzamubwira ukuntu bikora. Ibintu by'uko utangiye aka kanya. Si tuzamubwira. Reba mama urambira iki? Mama ntakida werega tuzayamubwira ukuntu bigenze. Nyine ritotse hano ngiye gushakira ngojya gukora. Kumusuzane naho amazi. Nisuko ibintu kosanguzi. Urabona? Jesus. Ashaka gushindana nawe amagambo. Ayuwe. Ayuwe nawe Madu urambye cyane. Mama nta kintu abaye.
basi haguruka turebe waza mu gihe tupapatse haguruka turebe baba wihute cyane ukasimuka rwose fata moto nta kibazo uransanga mu rugo ndayibere ndeta nyisho nayo n'amafaranga yatwaje sawa mama Eri nukuri gira icyo ukora hamagaye muganga kwirukana nk'izo nyoni ese ko utari kureba ko njyanyeho n'amazi ibyo ko nta kintu uri kuvuga ibyo ntabwo ari kubyumva urasaba wica mu mazi nange nse ariko ndagasivuga wait outside iki ntabwo uyiva nyine outside iki ajya hanze sohoka nuko se nitsohoka erega upfuye nawe undi mugore ko mama apfuye ntabwo uramubyara none si mama harora nishe ntacyo tuvugana hanze ese tuza nyine tubiganire siganira nawe navuze ngo sohoka sekuru kwa tubiganire ibi ntambara nakuzigira mugafuka amashuri hanze y'igipangu yavuze ngo mama kanzinduke mutwawe shenge ese umugabo ari seriye cyangwa ndimo kurota narakubwiye ngo nzatuza utakiri muri iyi nzu toka kwa nyoko nyine ndagiye ariko ibi bintu uzabyicuza igihe uzahura n'undi muntu n'akandi kagabo katari igihe kakakwereka ndagenda nyine fata umva urebe ko telefone yawe nasa amafaranga aguherekeza kugeza iwawe renga it's fine Madu, genda nta kintu twavuga na kimwe nta n'ubusobanuro bwawe nkeneye ibi bintu muzabyicuza genda amafaranga amaze kuyagushyira kuri telefone umana amafaranga ari kwiyumvira ntabwo nyagusabye ngo uyasubize navuze ngo genda muzabyicuza mbabara cyane ibi ntizabikumbura nsubire mbasaba imbabazi cyangwa njyewe sinasaba ngasaba imbabazi kiriya gikecuru ko ari ikigomera ko Imana ikora ibintu kubera hari impamvu ikambyihoreye n'igende mwariki muganga agomba gusanga narembye zimpangane n'aka kacucu muri madudu ukazana nabwo kamubaza ageze halo muga wabanguka ukamfasha ko meze nabi ndi no guhumeka nkababara ndi kuvuga nkababara ndi no guhumeka kuka gakeya banguka ngo umwana wese urakunze uko ndi karibu naho bariki ndabona guye hasi baguye hasi none se uri kumva mu mutwe wameze neza oya urabukora nkababara ni nka hehe wari babiho bose nikora twumve none se mwari kumva bikomeye njye kukunyuza mu cyuma igomeye ariko ufite utatagitworoshe mwana wa
ihangane ukomeze mfate ihangane mwana wa mucuma ntabwo ari ngombwa nta kibazo urambe ibinini none se uri kubabara ahantu hose ayiwe kanda hano none se ma waguye gute cyangwa wababaye cyane ko ndi kubona wanegekanye dore nikubise hariya hariya ku makaro wese yiguye wababaye pe ariko amaguru ari kumera neza wumve n'umutwe wawe ukubise hasi mareka njye kukuzanira utunini nzajya nza kukwitaho buri mu gitondo na saa sita ndebe ukomeza sibyo oya mwana uzagenda rukomekize mwana nzagenda rukomekize yego pe mwana wa narajegeye mama nta kibazo ubwo nyine ndahaguma nkwiteho nzagenda ubwo wakize yego mwana we ni ukuri nta kuntu wahaguruka se tukareba ukuntu umeze oya akwereka mbe niyicariye nta kuntu se waba uryamyeho gato nkajya kukuzanira imiti sibyo reka mwicaye gutyo kugira ngo nabyo biri kubabaza biri kukubabaza none nturi utuntu k'umugongo manuka njye kuzana imiti nzane n'agapomade mu maso sibyo wihangane Umukozi agomba kumukazana wanjye yagiye azi ko ntari rimwe agomba kumukazana wanjye azaguma hano akomeza agire nk'iri kumbaza sangira n'umuhungu wanjye wamukundishije abantu byiteka Mukecuru wiriwe mukecuru amakuru nzanye rero ahantu hose narashakishije aho bagiye bandanira hose mu bitaro hose narashakishije naramubuze waramuzi naramubuze none ubwo bigomba kugenda gute nanjye rwose byanshanse ntabuze icyo nakora rwose sinzi icyo twakora none se ubwo ngubwo washatse hose wahebye nashatse ntahebye none se ubundi wagiye ubaririza izina ryitwa nari kuvuga izina se hari iryo nzi nk'ubwo uwo muhungu wawe yitwa nde yitwa SLYVAN SLYVAN ni SLYVAN umuhungu wanjye niko yitwa SLYVAN yaba ari SLYVAN tuziranye se cyangwa yaba ari undi bavuga nizere ko atari tuziranye siko ndi mbikubwiye nkabona uguye mu kantu bigenze gute mukecuru hari ahantu nari ndi gutekereza iryo zina mperutse kuryumva bavuga SLYVAN Bari waje watashye utinze nagize akazi kenshi amaraporo menshi na stress zamumenye ndumva ari nabi n'ibyo byateye amasabwa bimeze bite mama nta kibazo ameze neza yaryamye arasinziriye ahubwo nanjye ngiye kuryamira mu mutegereje ngiye kuryama byiza ntari sawa urare neza rero murakoze
stress. Mama nawe ibintu n'ibibazo gusa undi kumva n'amadudu kugaruka bizaba intambara nubwo umuntu amukundaga uyu mwana we wagira gucara ntitwabiganiraho kugira sinjye ndaje kugura ku kirora uriya mwana wagira gutya akajya muri stress byo ntibyahura okay ndabigerageza mbere mbona nta mabi wagihamagara akaza kuba andeba hanyura waramutse waramutse ute waramutse amakuru ni meza nta kibazo kubyutse utinze se shana ndaryamye ngenzi twaje tenze gatuma ndarana byabanya ngenzi wari uri kureba umupira cyane bagakamaci nyine nuko waramutse neza okay ntarihita ni gake gake nyine nasajya kureba mama ukuntu yaramutse okay mama namubaje mu gitondo yambwiye ngo meze neza nareba kandi dukomeje kubashimira ukuntu mwamwitayeho ni ukwikorera byiza ntari ariko uko nabonye biragenda neza azajya n'umusore kumubona ari gusa ubona mu rugo se umuhabona ute nta kibazo uriya mukecuru tuba twaganiriye yansekeje mama se agusetsa mama birasekeje pe cyane umukecuru mwiza naramukunze namwishimiye mama agira amahane agira amahane agira amahane shakiraga niba rero yagira ariko we ni umukecuru mwiza noneho mama mwasetse umva aba yambwiye ibyahe yansekeje ntiwareba byiza ntari ubwo mumenyeranye agiye n'insokoje amahane ubwo biterwa ariko n'ukuntu umuntu yumva mu ndi sha umenya ari wowe yagira pe intama y'u Rwanda wowe mwimereye nk'umugezi utemba ufite amazi y'urubogobogo umwemeza utunze abaturage benshi numvishe ibiganiro byawe rero sinajya ku kazi kandi nakerewe dusubire nimugoroba ntacyo bitwaye yari reka mama uri gusinzira sinzi ukuntu natekereza wari ugutekereza iki sinzi ukuntu bivuze ko nibazaga niba ko ubuzima bwawe bumeze n'utundi nyine byo mu kazi ndi kugenda ndakira ndi gukira ariko umuganga ntukamubwire yuko ntangiye koroherwa reka azagende byibuze narakize neza sibyo mama n'ubukira se twamworohereje ahubwo akabona uko ajya bari mu kazi ke bigutwaye iki kajya mu kazi buri munsi ntacyo bitwaye tumva se ko nta na konsomasiyo nyinshi zihaba ubwo muzahitamo igihe agendera nta kibazo agenda ajya heza ukuntu umva mbona nta n'umwana mwiza uvuga neza ufite umutima mwiza usa neza simbwira mbwira icyo mama ubundi cyakinagazi ko cyagiye umugore wanjye MADUDU wazareba ukuntu ugira mama sindabasha kwibagirwa MADUDU ko nimara kumwibagirwa nzabitekereza ariko MADUDU sindamwibagirwa reka nubwo yaguhemukiye naramukundaga kandi sinapfa kumwibagirwa cyangwa yasize akuroza sinzi ariko twari turi kuvugira ku bya muganga njya mubona nawe uje urakitegereza sha uje urakitegereza urebe simba hari ukuntu mbona kumureba bimwe bisanzwe yagira n'umutima mwiza narabibonye pe hari irya muganga ni ibintu biriya bisanzwe nyine nabonye agira urukundo biriya bisanzwe nyine n'ikibazo cyo ko kwitaho se umuntu wita kuri mama byo urabizi umuntu kwitaho neza nanjye mwumva ari kugenda ndameze neza ndaba yayimereye ku gihe
harya mwana wangu byakugendekeye gute? Ibyanjye se ni ibintu birebire mara. Yewe nabaye ndaho ngaho mbyutse hari ahantu ngiye nyine mu isoko guhaha utuntu. Mbamuriye na mabukwe muri salo. Gusa njya yongera ko mfite ubwoba ko rwa rugo ntazashobora kurubamo mama. Uriya mukecuru yanyanze akimbona. Ubwo duhurira muri salo mu kumusuhuza. Mvuze ati mama mwaramutse baranutse ngo nubwo nindi mama wawe ngo nishoze ngenda kwiyamye kunyita mama wawe. Bivuze ko kwita mama hari ikibazo nturi mabukwe bamenyeho amazi mu kumena amazi mbagize gutya ndamusunika gwa hasi. Ndamagara umuhungu we nyine babigera birebire baranuka niko kunyirukana. Ariko se nari nkoze mama. Nese umwana waramusunitse yikubita hasi. Mu bigaragara nyine simbizi ukuntu byagenze nyine niba ari impanuka ari ibyari biraba ubwo nyine agwa hasi. Umugabo wawe se yari kukureba? Ntabwo yari ahari yari ari mu cyumba. Imana ishimwe ubwo atari kukureba. Iyo kubona aho byari kuba ikibazo. Nanze bari kumfatanya bakananyica mama. Mwese uwo mwana wa ko nariyemeye ko abantu ba hano iwacu dore ntangiye gutwaza ibiti nzi ngo tugiye gukura aya mategura tugashyira hamwe. Ariko mama tuzanayakuraho kubera Imana nyine ubuzima ko atari bwo burangiriye. Mama Imana izakoresha n'ubundi buryo. Mbese uwo mwana wawe ushobora kuba uje wari utwite koko? Mama simbizi byanashoboka cyangwa bikaba bitanashoboka ariko amahirwe menshi niko bishobora kuba bishoboka ko naba natwite. We noneho iyi mishishwe yaha mu cyaro igiye kunyota. Mahumura nyine ntacyo bitwaye nyine ubwo nuko bizaba byagenze nindamuka natwite. Ko mahumura ntacyo bazagutwara nkuko naragusezeranyije ngo nzakujyana mu mujyi. Nziyemeza ngende mfite n'akazi ko mu rugo ariko nkuvane n'iki cyane. Mpumura mu mujyi ho nzanakujyana kandi uzabijura. Oya mwana ugomba kunjyana mu mujyi ntago naba naravukiye mu iki cyaro ngo ngikuriremo nanjye isazire. Oya ntago uzagisazira nanjye ngomba nagahe gatangiye kwitekerezaho nyuma yako gahe ntazi nzakujyana mu mujyi kandi ubukomeye mama. Ntacyo mwana wawe udufaranga rero waranyoreje natuzigamye ugomba kwiyitaho nzajye nemeza nigira no mu murimo kugira ngo utazongera ugasa nawe. Ntago nzasa nawe mama humura nta kibazo. Hari wafunje neza se? Merci. Ubwo kari kancitse. Yes, nakoze kandi. Naramutse neza. Okay. Uyu munsi se wabukereza iminota 30 ukaganira ikibazo mugana. 30 yose. Ni cyangwa nk'agasa cyangwa tuzatubira byaterwa n'umwana wambaye. Bina mbere ko byashoboka. Kira mu kiciro tukaje. Namahoro siri kunshakira. Ariko nta kibazo. Bitewe n'uko byumva nta mahoro. Nta kibazo. Ariko numvaga ko ikiganiro cyacu cyari kirekire tukaganira buri munsi. Rimwe na rimwe nyine ugasanga mutararya tugasangira. Nyine ni ibyo nawe byumva. Gasangira only. Nzi nyine wambwiye ubona mama mwishimye ntari mvuga nyine nanjye nyine ngo ntajya ndaba nishimye sinjya hanini nk'ugiye murabona kiriya kibazo cy'uburwayi yagize kinumvaga nyine kuko ubona mama mwishimye nyuma ya mama kuryama nawe byumva Tugasigana. wese mu karere k'ubundi ese numva gutaba Nta kibazo. mama yari yambwiye ngo hafi kugenda niyo mpamvu gusabye numva gutaba. Nawe ushaka ko mpaba? Numva ntaho. Okay, bisi nyine najye nka kwisanzura nk'uko ibona mu mujya muri bo mutera sitori mukina museka. Natwe tugakina. Nawe urabyumva nyine. None nk'ibyo ngiye. Bitwaye iki? Nibyo nashakaga. Ntacyo bitwaye. Nyine nawe ugeze akarengane ukageza muri kiriya gicuku. Erega byabaga ari stress nkaho nzi ko ndi bujyana nazi ngo tuganira numva batabwije kugira ngo njye mutandikira.
ntabwo ntabwo watubona niyo mpamvu nanjye nabasabye kugira nyine tujye tuba dufata umwanya turi kumwe. nta kibazo ndabahereza naho ubu natangira nkisanga kwisanzura se wakwisanzura nta kibazo natangira nkafiringa ko izo feelings zifite. ariko wambwiye kuganira nta bindi bintu wambwiye mbese wumvaga iki wambemuka nzakwe n'ubu tumudamu kuganira nta kibazo. Erega mbona ubaye muri inzu iyi nzu nayo yabereye ifite umuntu uyibamo ubwiza. kibazo ko batera umuntu isoni ubaye iki se? ubaye iki? ndetse ubaye iki? kibazo uri kuntera isoni iki se? ndetse shaka ubaye bakase waba burundu haba nk'umukobwa wanyu se ushaka kubaho nka sisita gusa nawe ntisanzira ubayeho nka sisita nawe ntisanzira mbaga utakongera kurara mu cyumba ushaka ukaba wakwemera tugasangira uburiri. hava mu cyumba cyanjye ntasa mu cyabo bikunze nta kibazo. hari ikibazo se? ubwo se mama yabibona gute? nta kibazo. ntabisobanurira kubyumva ntabwo cyatanje mujyane mujyane aka kanya none se ubyemeye wowe usanzwe ubwire mama nabyemera ikibazo ko nzamubwira byabaye ikibazo se? twajya tugahita tujya ku cyumba hari ikibazo se? mbese uko nashatse kukubwira ubikunze nyine wambwira umugore ibyo byitwa gusangira uburiri urabyumva ute? sha rero yego nzabanza mbwire mama kuko ari ibyo bintu byabyumvise n'ibyemere iyo nzabanza mbwire mama yemera ko shawi se ushaka ko duhita tujyana mu cyumba aka kanya ahitamo twagenda ahitamo twafata undi mwana urapfuye urapfa guhora kubyumva yuko ntutunya kurara mu cyumba cyawe genza ibintu gakeya nzabanza mbwire mama na mama wawe mubwire ese umugabo wabyiri ngombwa nyine ikindi kiriho icya mbere kirakemutse ikindi gikurikira nyine niwe munsi yo kujya kwiga hanze hanze ndabona nziza umugore mwiza nawe mu rugo mama akunda gusa ntabwo nzatinda nzahita ngaruka nyine tukuvugwa nyine ntabwo usize mu nzu nsigaye mu cyumba nzasanga cyarateye uruhu sibyo ubwo se urabona bishimishije poromosiyo nyine njyewe ntabwo byanshimishije nubwo ugiye kwiga ariko ndababona ijana aragenda mu gitondo akagenda nyuma y'icyumweru agenda nyuma y'icyumweru kandi urugo mbari mbona uzabukumbura cyane ntazatinda sibyo nta kibazo nzasigara nita kuri mama mubyemeye nta kibazo nta kibazo